n'amakuru aturutse ku mirongo y'urugamba. None ahangaha n'amakuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe icyo usabwa no gutuza ugatimaza ngaguhereza amakuru agiye agezweho hano ku mirongo igiye itandukanye y'urugamba. Ndaza kukubwira ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ndaza kukubwira noneho amagambo avuye muri Minisiteri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kayikwamba atangaje amagambo akomeye ndetse rwose ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Epfo SADC rwose ngo zizava mu mujyi, zizava muri iki gihugu igihe ingabo cyangwa se ihuriro rya AFC 23 bazaba bavuye mu mujyi, by'umwihariko wa Goma. Ubwo se izi nyeshyamba z'ama 23 bari kureba bakabona zarekura uyu mujyi wa Goma, barareba bakabona izi nyeshyamba z'ama 23 zirekuye Goma, se zaba zisigaranye iki? Ubwo rero Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kayikwamba ni amagambo rero yatangaje, ndetse rwose ayatangaje nonanga navuga ko rero ibi ngibi biraza kuzamura indi ntambara, dore ko ibintu byari bimaze gufata indi sura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero ibi ngibi byaba bigiye gutangira kuvuga ikintu nyuma y'uko izi ngabo zagaragaye ndetse zihuza n'uyu mutwe wa 23, ariko sindi kumva icyo kintu ngiye ntago ndi gusobanukirwa neza ibi bintu. Ndagira ngo rero nkubwire ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakwibutsa gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro cyangwa se amakuru n'ibindi bigiye bitandukanye tuzajya tunyuza kuri uyu muyoboro wanyu bigiye bita bibageraho 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko nawe wamaze kuba wakanda subscribe cyangwa se wakanze sabone, uri w'agaciro ndetse uri w'amahirwe. Ndaza guhera hano Uvira nkubwire ibiri kuhavugirwa ndetse n'umuriro uri kuhaka, ndetse izi nyeshyamba z'ama 23 zacanye umuriro. Ni nyuma y'uko rwose byamaze kugaragara ko izi ngabo z'abarundi zikomeye kuri kano gace ka Uvira ndetse zitazigera ziharekura, ndetse dore ko ngari nako gace konyine k'abarundi cyangwa se nako gace konyine abarundi bakoraho, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hasigaye agace kamwe konyine. Navuga ko cyangwa se izi nyeshyamba z'ama 23 igihe zaba zimaze kwigaruriza kano gace byaba bibaye bibi kuri izi ingabo z'abarundi, dore ko rero mu minsi irishize cyangwa se mu minsi nk'ibiri ishize cyangwa 3, navuga ko icyitwa umubirigi we ari gushondinga hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umubirigi we ari kwerekana ikosi ritandukanye n'abasirikari barwana ku ruhande rwa FARDC. Navuga ko rero umubirigi cyangwa se FDNB cyangwa umubirigi ndetse n'umugande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ararwana ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, umugande akarwana ku ruhande rwa 23. Ni igihombo gikomeye cyane ngo umugande yataye muri M23, dore ko yamuhatirije gufata agace ka Kisangani mu gihe kingana n'icyumweru gusa, ngo bitabibye ingabo za FDNB cyangwa se ingabo za Uganda zikahita zigarurira aka gace cyangwa se zikakifatira. Inyeshyamba z'ama 23 zaje kubikora, ndetse biza no kurangira kano gace kigaruriwe n'izi nyeshyamba. Ariko by'umwihariko ngo ni igihombo gikomeye ku basirikare b'ama 23 ngo ku buryo bagiye batateguye neza umupango, biza gutuma bahafata ariko batakarije abasirikare benshi cyane. Nakubwira ko rero izi ngabo zavuze yuko rwose zidateze kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yakomeje kugenda yinangira ndetse agatinda no kwemera ibiganiro, ibintu bikagenda bifata indi ntera. Abasirikari ku mpande zombi barapfa umunsi ku wundi, abaturage b'inzirakarengane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko noneho abantu ngo by'umwihariko b'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda. Perezida Antoine Felix Tshisekedi nyuma y'uko yari amaze gushyiraho igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byagaragaye rwose abantu bahambirwa bagashyirwa ku karubanda bakamashwamo amasasu menshi cyane. Ibi ngibi byatongoye isi yose, ndetse n'icyemezo kitaje kunyurwa n'abantu cyangwa se kitaje nyuzwe n'amahanga, dore ko rwose amahanga yagaragaye arimo afeka cyangwa se avuga ko ibi bitari bikwiye rwose ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaza gukora ibi bintu cyangwa se gushyiraho igihano cy'urupfu, dore ko rwose
ariko icyo nakubwira ko mu gihugu mwe imbere bitewe ndetse n'ubujura bukorerwamo ndetse n'ubwambuzi, gufata ku ngufu, ubusambanyi, ubugambanyi ndetse n'abashaka guhirika leta y'Kinshasa, byagaragaye abarimo imbere ndetse babyishimira. Ariko impamvu amahanga atigeze yishimira bino, navuga ko rwose ibi ngibi bitabaye byiza ku rubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nguko bagombwaga gufungwa rwose bakaba bagororwa, kuko rwose igiti kigororwa kikiri gito, dore ko mu bishe rwose ari higanjemo abana ba 18 kugeza ku myaka 20, ubonagamo abafite 30-25 aribo bakeya. Gusa byaje gutungura isi yose kubona Antoine Felix Tshisekedi, ndetse byavuga yuko rwose ngo ari kugira ngo yerekane ngo ko ari umuperezida ushoboye, ndetse ko ngo yashakaga kwigaragaza imbere bari cyangwa se gukanga M23. Ibyo bikimara kuba nibwo Antoine Felix Tshisekedi Kilombe yatangiye gufatira ibihano Colonel Nanga uyoboye cyangwa se umutwe umugaba mukuru w'izi ngabo za M23. Ubwo nibwo yese afatira ibihano, ukambwira ko umuntu wajengereje igihugu gutyo ngo yamufatiye igihano cyo kuba yamufungisha cyangwa se kuba yamufunga imyaka igera kuri 25. Nawe unyumvire, mu gihe bafashe abajura cyangwa se abambuzi cyangwa se n'abashikuzi, barangiza bakaba babaha igihano cy'urupfu. Ariko Colonel Nanga yari yavuze ko rwose akimubona cyangwa se uzamubona uwo ari we wese bagomba guhita bamukatira imyaka 25, ndetse bamaze no kwimukatira ngaho bazamufatira hose azahita ayifungwa budaciye kabiri. Igisigaye cya 23 kugira ngo kimwereke ko nta kibazo cyangwa se kugira ngo kimwereke ko nta nubwo bagifite, nibwo cyongeye kimaze iminsi gifashe guma, cyongeraho n'utundi duce tugiye dutandukanye nka Warikare, cyongeraho nako Katana, cyongeraho kandi gace nakaye byahise byongera naho hari Katana, hari Kisangari bayifashe ejo bundi, agace bongeyeho agace ndashaka kubikurikirana ku murongo. Uduce bongeyeho two turahari ni twishe, ariko ako muri iyo minsi nako bahise bongeraho nakahe ndazi ko kubwira ko bongeyeho, ndashaka kubitondekanya ku murongo nkubwira uduce baje kongeraho ninza kukibuka neza, namwe mukibuka rwose munyibutse nta kibazo. Dukomeze tujyane n'amakuru agiye agezweho, ariko ndakwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo dugishyiraho amakuru cyangwa se tukikohereza video ujye uhita ubona notification y'iyi video. Ariko by'umwihariko ndashimira abo bamaze gukora subscribe, nguhaye ikaze.